Nongeye kubasuhuza kandi baha ikaze bakunzi ba UNP Entertainment. Ngimumva kuri microphone za UNP Entertainment, nitwa Pacifique. Uyu munsi tugiye gutangira inkuru y'urugendo rwa muntu kuva abayeho kugeza asoje ubuzima bwe. Iyi ni inkuru izagira uduce tugiye dutandukanye cyangwa se episodes zigiye zitandukanye. Ariko uyu munsi tugiye gutangira episode ya mbere cyangwa se agace ka mbere, aho turaza kwibanda ku buryo umuntu aboneka. Twibaze ati se koko umuntu aba hate? Ese twavuga ko ari amahirwe? Twavuga ko ari igitangaza cyangwa se ari gahunda iri mu mugambi munini wo kubaho kwa muntu? Kanda subscribe, ukanda like, share na comment kugira ngo iyi nkuru dutangiye itazagucika, kandi ari inkuru tuzagenda twungukiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri, mbere y'uko umuntu atangira urugendo rwo kuvuka cyangwa se urugendo rwo kubaho, hari ibikorwa by'Imana biba bigomba kubaho Imana yateguye. Umuntu abaho binyuze mu guhura k'uturemangingo tw'ababyeyi, sperm ndetse na ovule. Ibi ni ibintu by'intagereranywa cyangwa se bitagereranywa, ndetse ibi ni ibintu bitabasha kumvwa na buri umwe wese, kubera ko ari phenomene ikomeye cyane kuyiyumvisha. Mu buvuzi, uku guhura k'uturemangingo tw'ababyeyi, sperm ndetse na ovule, babyita fertilization, ariko mu myemerere myinshi ni igikorwa cy'igitangaza cy'Imana. Mu gihe cy'amezi 9 umwana aba ari mu nda, aba agira uburyo bwe bwihariye bwo gukura cyangwa se no gutegura kuza ku isi. Iyo umuntu ataraboneka ku isi, aba ari mu rujijo hagati y'ubuzima ndetse no kutabaho, kubera ko murabizi, iyo umuntu ari mu nda ya nyina cyangwa se ari mu nda y'umubyeyi, aba afite amahirwe yo kuvuka ari muzima cyangwa se akavuka yapfuye. Ariko kuva umuntu akibumbwa mu nda, urugendo rwe ruba rwatangiye. Bivuze ko kuva uturemangingo tw'ababyeyi twahura, umuntu aba atangiye urugendo rw'ubuzima. Mu by'ukuri, kuvuka ni intambwe ya mbere ikomeye ijyana umuntu mu rugendo rw'ubuzima cyangwa se itangiza umuntu mu rugendo rw'ubuzima. Umwana avuka arira, agatangira guhumeka, ndetse ibi nibyo byerekana ko umuntu atangiye kubaho. Kuvuka ni ikimenyetso cy'uko umuntu yinjiye mu isi y'abantu, agatangira urugendo rwe rudasubira inyuma habe na gato. Kuri bamwe, kuvuka ni amahirwe, ndetse ku bandi kuvuka ni igihombo. Bamwe bavuka mu miryango yishoboye, abandi bakavuka mu miryango idafite ubushobozi. Ariko icyo twese duhuriyeho ni uko twese dutangira ku iherezo rimwe, kwitwa umuntu. Mu by'ukuri, hari abatekereza ko kuvuka ari ubushake bw'Imana cyangwa se ari amahirwe asanzwe. Ese kuba umuntu abayeho ni ubushake bw'Imana cyangwa se ni impanuka, nk'uko abantu bagenda babyibaza cyangwa se bagenda babivuga? Mu myemerere myinshi nk'iy'Abakristo, Abayisilamu ndetse n'abandi, umuntu abaho kubera umugambi w'Imana ibimufiteho. Ariko hari n'abatekereza ko byose biterwa n'amahirwe, igihe cya ovulation, ubushake bw'ababyeyi, cyangwa se impanuka itateguwe. Ese wowe waba warigeze wibaza impamvu wabayeho uri wowe aho kuba undi muntu? Mu by'ukuri, abantu bose ntabwo bagomba kubaho ubuzima bumwe. Byanga byakunda, abantu baba bagomba kubaho ku buryo butandukanye. Mu bantu benshi, hari abantu bumva ko kuba umuntu ari ukugira inyama n'amaraso gusa. Abandi bakavuga ko ari ukugira umutima ndetse n'ubwenge. Ndetse hari n'abavuga ko umuntu ari uwabayeho ndetse akagira n'icyo asiga ku isi. Ese umuntu utazi icyo amarira abandi yaba yarabayeho koko? Icyemezo cyo kubaho cyangwa kubura agaciro ni ikintu umuntu yifatira mu rugendo rwe, ndetse
uzasanga hari abavuga ko kubaho bidasobanura kubaho. Wabyumva gute ibi bintu? Ati kubaho ntibisobanura kubaho. Ibi ngibi wabihuza gute cyangwa se wabyumva gute? Mu by'ukuri kuba umuntu abayeho si ukwitwa ko afite amazina n'umubiri gusa. Oya, ahubwo ngo ni ugutanga, ni ugukura, ndetse ni no kwigira. Ngo ni no kubaho bifite icyo bivuze kuri wowe cyangwa se ku buzima bwawe ndetse no ku bandi. Aho ngaho ngo niho umuntu aba abayeho by'ukuri cyangwa se bifite akamaro, yaba kuri we ndetse no ku bandi. Aka ni agace ka mbere twumviraga hamwe uko umuntu abaho binyuze mu guhura k'uturemangingo tw'ababyeyi. Ariko kandi sinabura kubashimira gukurikirana igice cya mbere cy'urugendo rw'umuntu. Mu gice cya kabiri cyangwa se mu gice gikurikira tuzarebera hamwe uko umuntu atangira gutekereza, ni ukuvuga uko ubwenge bwacu butangira gukora. Ntuzacikwe, kanda subscribe kugira ngo utazacirwa n'uduce dukurikira. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.